dufite undi mutumirwa umukobwa w'Imana yitwa Lea, ni umunutritioniste, ni umushyitsi wacu. Turakwakiriye cyane, wakoze kwitabira ubu butumire. Muri makeya twagira ngo utwibwire, unatubwire muri make imirire, akamaro k'imirire myiza ni akahe? Ese nkatwe b'abakristo dukwiye gusenga gusa cyangwa dukwiye no kwita ku byo turya, kubijya mu mibiri yacu? Ese kuri iyi myaka yacu watugiriye ihe nama? Urakoze. Yego, murakoze cyane. Nitwa Mfiteyesu Lea, ndi umunutritionist cyangwa se impuguke mu mirire. Dufite ikigo gitanga ubujyanama mu mirire ndetse no kuboneza imirire y'abantu. Nishimiye kubana namwe, abo twari turi kumwe narindi kuvuga ngo hano ko muhora mu birori, nanjye nukujya tuza kwatendinga ibi birori rwose. Yego, urakoze kubwo ikibazo umbajije. Imirire ni ikintu kinini, ariko turagerageza kuvuga muri makeya, noneho tugire ikintu dutahana. Nabonye values z'aba godly mothers, mbona harimo n'akantu kitwa discipline. Uyu munsi mu byo turi bugarukeho kanejeje cyane, kuko kari muri bimwe mu mbuto z'umwuka. Harimo icyo twita kwirinda, mu cyongereza tuvuga ko ari self control. Hari benshi badakunda ibi bintu by'imirire kuko wumva bisa nkaho ari ukupointinga fingers, ariko uyu munsi tugiye kwiga kugira ngo turusheho kuba aba godly mothers. Hari icyanditswe nifuza guheraho mu Batesalonike ba mbere, ibice 5 n'umurongo waho wa 23, haranditse ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Iki cyanditswe kirimo ibice 3 bigize umubiri cyangwa se umuntu. Ngewe ndavuga kuri kano k'umubiri kuko roho nzima itura mu mubiri muzima. Ese imirire, warumbajije imirire ku mukristo cyangwa se kwita ku buzima ni ngombwa? Ni ngombwa kuko reference turayifite, ijambo ry'Imana rirabivuga ko dukwiriye kwita ku bugingo, ku mwuka, ariko n'umubiri kuko ni ucumbikiye wa mwuka uturimo. Niyo mpamvu turi buvuge ibigendanye n'imirire. Uburyo rero umubyeyi cyangwa umugore yita ku mirire ye. Icyambere, umukristo afite inshingano zo kwita ku mubiri we nk'uko tubibonye. Ni gute rero tubyitaho? Ni gute turya? Ni ibihe twirinda kugira ngo tugire bwa buzima bwiza? Icyambere ndi buvuge, ndavuga ku bigendanye no kwirinda indwara zitandura cyangwa se icyo twita non communicable diseases. Ni indwara urwara wenyine, akenshi ntabwo bitewe n'abadayimoni, ahubwo ishobora kuba ifite link n'imirire yawe. Indwara zitandura tubonamo za diabete, imivuduko ikabije y'amaraso, indwara z'ubuhumekero, kuryama ukabura umwuka, ukagona, ibintu nk'ibyo ngibyo bifite ahantu bihurira n'imirire yawe ndetse n'ibigendanye n'uburyo umubiri wawe umeze. Hari ibyo twita body mass index. Dukurikije ibiro byawe n'uburebure bwawe, bishobora kuduha ishusho rusange y'uburyo uryamo. Hari icyo tuvuga ngo ni quote ivuga ngo we are what we eat. Turi ibyo turya. Iyo ufite ibiro byinshi, muranyihanganira n'ibyo ndi bugarukeho cyane, kuko ku ba godly mothers ugereranyije ni abantu bari hagati ya 35 kuzamura 40s. Niho abantu bakunda kwibasirwa n'umubyibuho ukabije bitewe n'uko tuba twarabyaye. Umwana wa mbere ibiro 70, wa kabiri 80, wa gatatu 100, et puis bamwe na bamwe
twagera muri menopause za ndwara zose zigahita zitwituraho, zatwituraho tukumva isi iratugwiriye, gusenga ntabwo tuzaba tukibishoboye, akazi n'ibindi, bitewe n'uko hari ibintu tutitayeho kera tukiri mu ba G1 nabyo GI, yes, tukiri mu ba GI cyangwa se turi baba mama batoya, young mothers. Ariko hari inkuru nziza, nubwo twaba tumaze gukura, nubwo twaba tugeze muri menopause, birashoboka cyane yuko dushobora kuva mu mutuku, mu mukara, tugasubira muri green. Yego, murakoze. Ubushakashatsi buvuga yuko iyo utakaje 5 to 10% y'ibiro byawe, ibyago byo kurwara diabete bigabanyukaho 50%. 5 to 10%. Niba ufite ibiro 90 cyangwa 80, nutakaza ibiro 8 byonyine, 50% yo kurwara diabete biragabanuka. Uri kumva ko ni ibintu dukeneye kumenya, ariko tukagira na ya mbuto y'umwuka yitwa gute? Discipline ibyara self control. Bizatuma noneho tumenya ibyo turya, tutavuze ngo nta myaka 100 ngo tusambara bya bindi ibintu nk'ibyo ngibyo, ahubwo tuvuge ngo ntago nzapfa nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu ibitangaza Imana ikora. Mu kudapfa bigendana nyine na ya discipline, bigendana no kwa kwiyemeza. Hari ibiribwa rero dukwiriye kwirinda. Mufate amakaramu twandike. Yes, ndifuza ko uyu munsi hari umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa twese dushobora guhindurirwa ubuzima no kwiyemeza no kugira ya mbuto y'umwuka yo kwirinda, ndetse na ya discipline twabonye. Iyo utarwaye uzatanga ibyiza ku bana, ariko nuba buri kwezi ujya gutonda ku interniste, ibizami, imiti ya diabete irahenda, abantu bayifata barabizi, ushiraho icya hypertension, utabasha kugenda, amava kubabaza, umugongo kubabaza, ntabwo uzabasha nyine gukora tuno tumove twari turi gukora neza, ndetse n'akazi kawe nikazagenda neza. Hari ibiribwa rero dukwiriye kwirinda. Icya mbere, ibiribwa birimo amasukari menshi, fanta, jus, ubuki ndabusubiramo kuko hari ababukoresha bwinshi bibaza ko ntacyo butwaye, ariko nabwo ni form ya sugars. Hari abagira cravings z'amashokola, ibiki ugasanga dusatse mu mashakoshi harimo amashokola, kuko ni craving, ananiwe kuyibuza. Ariko hamwe n'umwuka wera ndetse no gusaba Imana ati Mana mpereze iyi mbuto yo kwirinda, bizagushoboza gutsinda na bya bintu byakunaniraga. Iyo wananiwe kureka umugati cyangwa shokola, ubundi uba weda gusa n'uwananiwe kureka inzoga. Yego, mwamuri kimwe, kuko nawe arayikunda, akumva arayishaka, akumva ananiwe kubyibuza. Semu kuri wowe, ariko hamwe na mwuka wera ndetse no kwiyemeza no kumenya intege nke birashoboka. Yes, amasukari. Kabiri, izi refined grains, ibi binyampeke bakobora, ifarini, imigati, amakeke, croissant, ibintu nk'ibyo ngibyo, pasta, makaroni, imiceri, ngo none ko ari byo turya. Ngaho mugaruke, si itegeko kubireka 100%, ariko bye kuba imirire yawe ya buri munsi. Mu gitondo ngo urye umugati, saa sita urye umuceri n'agasosi gusa, nijoro urye makaroni, spaghetti bolognese, bibe birarangiye. Gerageza ushire mu byo kwirinda, harimo ibyo sugars, refined grains, aya ma grains nyine bakoboye, processed food. Hari ukuntu nyine kuba abasirimu bigendana no kurya nabi. Mu Rwanda pizza, burgers, bya bintu byose tugahita tunabifotora tukanabipostinga nyine nkaho ari ubusirimu. Ariko iyo bibaye ubuzima, kubifata once in a while biremewe.
biremewe. Ikibi ni ukubigira ubuzima, kuko sooner or later uhura n'igikuta cy'ubuzima n'indwara n'ibindi. Rero mu byo tuzarya rero, ubwo ibyo ni bimwe mu byo twirinda. Uburyo dukwiriye kurya, tukwiriye kurya imboga nyinshi. Imboga ntabwo ari ibishyimbo, nta nubwo ari karoti dushyira mu bishyimbo, ni imboga rwatsi, veggies. Ni dodo, ni imiteja, ni brocoli, ni chou-fleur. Hari abantu mutabirya mukajya mubisunika, n'abana bazabisunika, barabijonjora. Nyine ibyo yabonye mama akora nibyo nawe azakora. Rero mu gusetinga examples, nabikunze izi ntuza zanyu nazikunze. Mu kuba urugero, tukwiriye no gutangirira mu rugo, tukarya neza. Veggies zitangire n'ubwo utazikunda, uzirya ari mbisi, uzirya zitetse, uzirya zikaranze, fine. Shyiramo inyanya n'ibitunguru, ushyiramo na black pepper uko ubikunda, ariko ugerageze kurya veggies. Kabiri, gabanya carbohydrates, gabanya ibitera imbaraga. Aho kugira ngo urye igisahani cy'ibijumba cyangwa cy'ibirayi by'imvange, gerageza ugabanyaho gatoya, ushyireho veggies nyinshi, noneho wibuke na proteins, ibyubaka umubiri. Ushobora kurya indagara, ushobora kurya ifi, ushobora kurya inkoko, ushobora kurya amagi, ibishyimbo, amashaza, tusa, ubunyobwa, tofu, gutyo. Ariko nuba ukirya isahani yuzuye carbohydrates, menya kuri mu byago. Yego, ndabibabwira nyine nk'uwize imirire, ariko ntabwo ari my ideas, ni ibintu biri proved with science. Kabiri, gerageza kurya bike nijoro. Umuwise urya rwose igisahani cyuzuye. Murakoze. Umuwise urya isahani yuzuye y'ibiryo rwose uyu munsi, nijoro agiye kuryama atangira agabanyeho gatoya. Ni urugendo ariko rushoboka. Kuba hari ibyo utamenye kare, it's fine. Nta muntu uri kujudginga. Ariko from now you can do something. Guhera uyu munsi ushobora gukora ikintu, mu myaka 20 ukazavuga ati wa mugoroba w'aba godly mother, iyo ntafata umwanzuro sinari kuba nduhari uyu munsi. Yego, ndashaka kuba encouraging. Giye mu kazi nkora mbona ibitangaza, mbona wonders. Umuntu akaza afite diabete nyinshi, adasinzira, atadigera, amava mubabaza, ibintu nk'ibyo, yafata umwanzuro, ibyo bintu byose bigashira. Nibyo. Hari n'abaza bavuga ngo Imana ngewe yarambwiye ngo nzakira. Nkamwe yes, uzakira, iyi niyo nzira yo gukira. Witegereza ko gukira bizaba miracle, aposa kurambuye ikiganza, diabete kabyuka yagiye, birashoboka. Ariko probability byaterwa n'iki Imana ishaka kubikoresha. Birashoboka ko diabete yawe yatewe no kwitwara nabi n'iki, ariko from now you can do something. You can do better. Ushobora gutangira uyu munsi ukarya neza, yes, ukarya yasahani yawe twayumvishe, veggies, carbs nkeya na proteins nkeya, tugatekesha amavuta make, sinatinze. Ugatekesha amavuta makeya, ukarya bike nijoro, ukanywa amazi. Hari abantu bavuga ngo banywa amazi barohamye gusa. Dukwiriye kunywa amazi, akaba ari yaba ikinyobwa cyacu cya mbere. Skin yawe izamera neza, ntuzarwara urinary tract infections, ntuzagira constipation. Ari abantu barwara constipation, mugende munywa amazi, murya imboga. Free consultation, mugende munywa amazi, murya imboga, mukora agasport, constipation izashira. Kane, mukore siporo. Yego, hari igihe iyo tuvuze exercise cyangwa se siporo mu Kinyarwanda, umuntu ahita yumva kujya muri gym guterura ibyuma. It's okay niba wumva ibyo bikugoye, walk.
kuramo high heels ushiremo babush ufate umuhanda ugende. Genda mu duhanda tw'iwanyu ugende byibura 30 minutes. 30 minutes yatunanira. 30 minutes ugenda wihuta cyane, uswetinge, winywera amazi yawe, urya imboga ziryoshye, ifi yawe uyotse, uhita uvuga ngo nibiba bidafryinze bizaba bibishye, yotse. Ushireho ikijumba cyawe, ikirayi, very easy, unywa amazi. 2 liters byibura. 2 liters to 3 liters. Kugira ibiro byinshi ukwiriye kunywa amazi menshi. Ukore siporo 150 minutes a week. Bivuze ngo ni iminota 30 inshuro 5. Biri very easy. Ushobora kuvuga ngo mva mu kazi saa 11, nyuma yaho nzajya mbanza ngende mbone gufata imodoka ntaye. Cyangwa se niba ntega moto nzajya ngenda aho 30 minutes ishiriye mfate moto. Nukwiyemeza, nukugira discipline, nukugira self control, ubundi ukagira umubiri muzima, roho igatura mu mubiri muzima. Murakoze. Wow. Hallelujah.